Yes, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira. Kano kanya twaba turi mu karere ka Kayonza aho Tour du Rwanda ya umunsi wayo wa kabiri etape yahereye Rukomo yerekeza Kayonza. Uyu munsi wa none rero nk'uko mubibona abasiganwa mu kivunge mu kudahana intera cyane barimo barasiganwa bahatana mu ntera yari ndende cyane ibirometero 152 barimo barasiganwa mu kivunge kinini cyane mubona ko umunyarwanda ari imbere cyane, umuhungu w'umunyarwanda kabisa akaba duciyeho ari imbere cyane ayoboye iki kivunge kirimo abasore benshi cyane. Abahungu b'abanyarwanda rero bakaba bakomeje bagenda imbere, umunyarwanda akaba aturi imbere cyane rwose ubona ko birimo bitanga icyizere. Abahungu b'abanyarwanda bakomeje kugenda baducaho ubona ko batari inyuma cyane, abahungu benshi cyane rwose ubona ko barimo bazamuka kandi ibintu bagenda bashaka kwatakirana. Abanyarwanda rwose bari imbere cyane. Izi rero ni cortege zigiye ziherekeje abakinnyi n'amakipe muri rusange kugira ngo mu gihe hagize nk'umukinnyi ugira ikibazo babe babana nawe ndetse bamutabarire hafi. Rero ni amwe mu modoka ziherekeje abakinnyi nyine mu bisanzwe cyangwa se nk'uko mubibona. Iyi rero yari etape ndende yahereye Rukomo berekeza hano Kayonza.